Shalom shalom ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tubifurije amahoro y'Imana, tubifurije ijoro ryiza, umugoroba mwiza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mbere yuko dusenga, reka tubanze tubabwire ko dufite amasengesho y'iminsi 3, uretse ko abantu benshi bamaze kubimenya. Y'ingaruka kwezi kwa gatanu, amasengesho y'imbaraga y'ububyutse, amasengesho akomeye cyane, amasengesho dushaka ko Imana izabohora ubuzima bwacu. Nkuko twabivuze muri gahunda y'amasengesho saa 9 z'ijoro, twabivuzeho insanganyamatsiko iragira iti gusana umubano wacu n'Imana, gusengera itorero, gukomeza urukundo no kugaruza inyenyeri zacu zibwe cyangwa se imigisha yacu. Ibyanditswe ni Yoweri 2:25 na Yesaya 58:6 kugeza kuri 7. Ibyo sibyo nshaka wenda kuza gutindaho, ahubwo ngiye kubabwira inzozi ushobora kurota zikuburira ko abadayimoni batangiye kukwataka ngo udasenga amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Satani akunda gukoresha inzozi ndetse akagira n'atake akoherereza mu buryo bw'umubiri, ukanabyumva ko hari ibitero byakujeho. Nubyumva mwene data, ntibikakubuze gusenga, kuko amasengesho azaba arimo umugisha wawe. Si ngombwa buri muntu wese abiyumve, ahubwo hari ababyumva nyine bitewe nuko Satani arwanya amasengesho yabo. Nibyo tugiye kujya gute kuganiraho. Ejo ni amasengesho y'iminsi 3, nimugora tuzajya dufata umugati ndetse wenda n'igikoma, ibintu nk'ibyo. So rero hari igihe bamwe barota bari kumwe wenda n'abantu bari mu rukundo n'umuntu batari inshuti, batanaziranye, mbega ukarota wenda ibintu by'ubusambanyi hagati yawe nawe. Icyo bisobanuye, hari igihe batari n'ubusambanyi, ahubwo ari amasezerano Satani ashaka cyangwa se ari gukora kugira ngo ajye gute akurwanya. Ibintu rero nubicyumva mu nzozi cyangwa se ukayibona muri amasengesho, bashaka ko nyine wumva ko muri wowe wanduye. Mbaguteze kumva ko udakwiye gusenga nyine kuko waraye mu bintu by'inzozi mbi, inzozi z'ubusambanyi, inzozi mbi nyine wumve ko wanduye nyine, basa nk'abagusiga umwanda mw'isi umwuka. Kuko n'ibintu nagiye nkunda kubona kenshi, umuntu akambwira ndi kubera iki narose ndi gusambana kandi ndi mu masengesho yo kwiriza. Ni ukugira ngo abadayimoni bumve ko ufite umwanda, bumve ko udakwiye gusenga ko wanduye. Kandi bino bintu bituma umuntu acika intege mu masengesho. Ni ibintu benshi bagiye bakunda kumbwira. So ubukwiye gusenga rero ukabwira Yesu, ukabwira ati ntabwo nzava mu rugamba mu izina rya Yesu Kristo, ati ndirukana inzozi zose z'umwanda mw'isi umwuka ku buzima bwanjye. Ukatura amaraso Yesu Kristo, ukayabwira ngo agusukure, ukabwira asukure ubugingo bwawe n'ubuzima bwawe. Izo rero ntatake ntibikabuze gutuma usenga, kuko Satani abikora kugira ngo base nk'aho bakumvisha ko wanduye nyine udakwiye kujya gute, udakwiye gukomeza amasengesho uri umunyabyaha wamaze kujya gute gukora ibyaha. Icya kabiri, bashobora kuguhindura mu buzima busanzwe mu buryo butunguranye, ukumva umujinya, ukumva muri wowe ufite uburakari, ukumva muri wowe ubuze amahoro, ukumva muri wowe ufite amagambo mabi. Ibyo rero nubyumva ukumva urakaye, ukumva wenda ushaka gusubiza abantu nabi cyangwa ushaka kubabwira nabi, ntibizatuma ucika intege yo gusenga, kuko iyi myuka igamije kujya gute gutuma udasenga, gutuma utaba imbere y'Imana. Ibiba byinshi inyuma y'iyi myuka rero, baba baguhaye umwuka wo guhangayika cyangwa se umwuka wo kurakara, kugira ngo utakaze guhuza n'Imana cyangwa se utakaze kugirana ubusabane n'ikindi Imana. Bino bintu byumva mu buzima bwawe, ukumva urarakaye, ukumva urababaye, ukumva ufite agahinda, ukumva ufite umujinya, nta kintu na kimwe uzi cyaturutse, ukumva ufite umujinya, ukumva wavuga nabi. Ibi ni ibitero by'abadayimoni kugira ngo bigutandukanye n'ikindi Imana. Ntibigatume rero usenga. Uzavuga ko wemeye gukomeza urugendo rw'amasengesho yawe mu izina rya Yesu Kristo, hanyuma usenye umwuka wose unyuramo uburakari, wirukane izo mpagarike z'umutima, ubyirukane mu izina rya Yesu. Izindi nzozi cyangwa se ibindi bintu ushaka kuba byakubaho, hari igihe uba ugitangira amasengesho ukarwara cyane ku munsi w'amasengesho wayatangiriyeho, wenda ukaribwa mu nda, ukaribwa umutwe,
umubiri ukamenagurika ukumva wacitse intege. Hari ikintu kiba kibyishe inyuma, bashaka gutuma wumva ko kwiyiriza ubusa cyangwa se gusenga bigutera ibibazo, bityo ubireke. Ukumva umutwe, ukumva mu nda, ukumva ucitse intege, ukumva pe. Babagira ngo bakumvishe ko gusenga biguca intege, bakumvisha ko gusenga atari ibintu byawe, urangiza ubihagarike. Benshi rero bakunda kubihagarika ariko ari spiritual attack, aba ari ibintu byo mu mwuka biri kukwataka. Uba ugomba gusenga ukabwira abadayimoni ati umubiri wanjye ntabwo ari uw'intege nkeya, ni urusengero rw'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Ndakomeje amasengesho, sinzava ku rugamba, sinzacogora, amasengesho yanjye ngomba kuyarangiza mu izina rya Yesu. Hanyuma ugafata handi wumva urwaye, niba ari umutwe, niba ari mu nda, ukarambikaho ikiganza cyawe. Warangiza ugasengera ubuzima bwawe, warangiza ukatura ibintu byiza kuri wowe, ukasenga ukirukana ibyo bitero, izo attack. Izindi wenda twavuga zijyanye n'inzozi, kuri turimo kurya cyangwa turimo kunywa, mbega ibintu nk'ibyo. Hari igihe baba kugira ngo bagusubize inyuma mu buryo bw'umwuka, bakugaburire nyine amarozi yabo, mbega bagushyire ku meza ya sekibi, kugira ngo amavuta yawe abashe guhagara cyangwa se abashe kumeneka. So rero ugomba gusenga isengesho, ukavuga ngo ibiryo byose byo mu mwuka ndabyanze mu izina rya Yesu Kristo. Ugasaba amaraso ya Yesu Kristo gusukura inda yawe n'ibitekerezo byawe mu izina rya Yesu. Ukica ayo marozi yose arimo gupakira muri wowe kugira ngo ucike intege zo gusenga. Hari igihe uzumva ijwi nanone, ikindi ukumva ijwi rikumvisha ko amasengesho yawe nta kamaro azakumarira, nta kintu amaze. Icyo rero bivuze ibyo ngibyo, nubyumva muri wowe ndani muri wo kumva ijwi rivuga ibyo, uwo ni umwanzi, ni imyuka baba bakohereje, imyuka y'amakenga no guhakana kugira ngo ujye gute, kugira ngo ugwe. Imyuka y'ubuhakanyi, imyuka y'amakenga, ugatangira kwibaza niba amasengesho yawe yakumvwa, mbega ugatangira kugira amakenga. Uba ugomba kwirukana iryo jwi rya dayimoni, ukavuga ati nshikamye masengesho mu izina rya Yesu kandi ndacyasenga nzanayarangiza. Ukirukana iryo jwi ry'abadayimoni. Impamvu tuvuga ibi ni ukugira ngo abantu be kuzajya bagwa hehe mu mitego, bakumva ko atari ibintu byabo. Mujye menya ko abadayimoni ibintu bakunda kubikoresha. Tumaze igihe kinini twiyiriza, turabizi. Hari igihe abantu barota bakubitwa mu nzozi, bakarota bahigwa, bakarota bakubitwa, bakarota bapfa, bakarota ibintu bidasobanutse. So rero hari igihe ari umwanzi ukurwanya kugira ngo igice cyawe, insinzi yawe yo kuyigeraho, yo kugera ku nsinzi cyangwa se ku ntego yawe, mbega bashaka kugira ngo utere ubwoba, atuma amasengesho yawe ihagarika, ikubagaho. Iyo myuka ukwiye kusenga ukayirwanya, ukavuga ko utazatinya ikintu cyose mu izina rya Yesu Kristo, ukavuga ko ushikamye, ukamenagura intwaro zose z'abadayimoni zose mu izina rya Yesu Kristo bari kugerageza kukurwanisha. Yesaya 54:17 ngo intwaro zose baciriye kukurwanya nta kintu zizagutwara, niko Bibiliya ivuga. Izindi kugira wenda nk'inzozi zifitanye isano wenda n'ahantu habi cyangwa se ahantu wahoze, nabyo ni imyuka yo gusubiza inyuma. Baba bagerageza kugira ngo bagusubize inyuma kugira ngo uve mu mwuka, ugaruke mu ngoyi cyangwa se mu mabohero ya Satani. Mu izina rya Yesu Kristo ukwiye gutangaza ubutsinzi, ukatura ibintu bishya ku buzima bwawe, ukatura ko uri kujya mbere mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ukirota ibyo bintu, ukabyuka ugasenga, ugacyaha inzozi zarizo zose warota. N'ibyo tutakwiga tuvuga, ngira ngo wenda abakurikiye amasesho mu kwa kane ni byinshi twagiye tuvugaho, ziri atake z'abadayimoni ni byinshi. Uyu munsi rero nabagarura ibindi, ntabwo twahora tugarura nanone ibintu byarangiye. Hanyuma hari ikiri cyo gucika intege, ukumva amasesho wayahagarika, ukumva nta mbaraga zo gusenga, mbega gahunda y'amasesho ukumva uyivuyemo. Yari imyuka rero Satani aba yakoresheje kugira ngo ute gahunda, icyo twakwita spirit of discouragement, cyangwa se umwuka wo gucibwa intege, umwuka wo kurangara. So ukwiye gusenga rero, ugakomera mu mwuka, ukabwira Yesu Kristo ati muri njyewe ntabwo nshakamo intege nkeya, ahubwo mpindura umuriro, ndiyaturaho umuriro w'umwuka wera mu izina rya Yesu. Hanyuma hari igihe uzahura n'ibigeragezo rero nabyo by'ubushukanyi,
cyangwa se abantu baguhamagara ngo mujye kwinezeza, mujye mu bintu runaka, yaba ari ibyaha se cyangwa se n'ibindi birori runaka. Kandi hari igihe uzaciduka ukavugiye amagambo, wagiye impaka, wagiye mu bintu bitajyanye n'umwuka wo gusenga. Babagira ngo utentebuke nyine muri gahunda zawe z'amasengesho yo kwiriza ubusa no gusenga, iyo bahagarika nyine ujye mu bintu by'ibirori, ibyo bintu byo kwinezeza, ibintu nk'ibyo. Hanyuma uzajya usenga uvunagure izo nzira zose na strategy zose n'inzira zose z'ubushukanyi Satani azakoresha amasengesho, urekura umwuka wera kubana nawe mu izina rya Yesu. Izi nizo kurota umuntu asuka amavuta hasi, cyangwa se nawe urimo kuyamena, cyangwa se yatwika wenda n'urugero, cyangwa se ukabona wenda urumuri ruratse ruhise ruzima. Ibyo rero ikintu bivuze, baba bagerageza kukwambura amavuta y'umwuka wera nyine, cyangwa se bakazimya umuriro w'amasengesho yawe urimo gusenga. So ukwiye gusenga rero ukabwira Imana ngo amavuta yanjye ntabwo ameze nk'ay'abakobwa 10 bapfapfa niba atari 5. Ukabwire Imana ngo hereza umuriro wawe wongere ugwire muri nge, igicaniro cyanjye gihore cyaka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Benshi bakunda guhura n'ibyo bintu bitandukanye, ababaca intege, izo ntambara zitandukanye mbere yuko batangira amasengesho. Nyaboneka uzajya ubimenya, usenga Imana, uzajya ubimenya hakiri kare, ubwire Imana ikubohore. Nagira atake muzo tuvuze cyangwa n'izindi, uzagira amakenga kuko Satani arwanya amasengesho. Satani arwanya amasengesho yo kwiriza, kuko iyo twirije ubusa tuba tumeze nk'abantu barimo gusuka essence mu muriro kugira ngo umuriro utwike vuba vuba ikintu urimo uratwika. Amasengesho yo kwiriza ni essence, tuba dusuka mu muriro kugira ngo wiyongere utwike ikintu turimo turacana cyangwa turimo turatwika vuba vuba mu buryo bugeze gute bugurumana. So rero bakoze Imana bene data, ni igihe cyo gusenga no gushaka Imana. Hinduka umuriro, hinduka umunyembaraga mu izina rya Yesu Kristo. Usengera itorero muri ino minsi, usengera itorero, usengere ubuzima bwawe, usengere imigisha yawe, wongere kujyana ubusabane n'Imana, wongere kugira urukundo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Kandi ibikorwa by'urukundo muri karisiye uzabikore. Ikindi ikintu cyawe cyo kuba wenda twafasha bari abantu bafunze uzagikore nacyo. Imana izaguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Bakoze Imana bene data, amasengesho ni ikintu gikomeye. Ndagira ngo nkubwire, tuzaba turimo guteza inkongi y'umuriro mu bwami bwa Satani. Tuzaba turi guteza inkongi y'umuriro mu bwami no mu ndiri z'abapfumu n'abarozi n'abarangi. Iyo myuka yose tuzayicanaho umuriro muri ano masengesho y'iminsi 3 mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Ndibaza ko amasengesho saa 9 y'ejo twabivuzeho, ukuntu tuzayiriza byose ndibaza ko twabivuzeho, nta mpamvu yo guhora tubisubiramo kuko birahari. Haleluya. Yoweri 2:25 ati nzabashumbusha imyaka inzige zariye niyawuriwe n'uburima n'ubuzukira na kagungu n'inyatsi byose nzayibasubiza. Nicyo tuzatuma turasengera tubwira Imana kugira ngo itwambike imbaraga. Haleluya. Nguhere mu gihe cyaho hano muhatiza ukageza na none ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Matayo 11:12. So rero kwihana, kwegereza Imana no kwitegura kurwanya intambara z'umwuka, ejo ku munsi wa mbere nibyo tuzaba turimo turakora, twihane byimbitse imbere y'Imana. Ubundi dukomeze kwegurira Imana mu buzima bwose no gusengera itorero ry'Imana mu bihe ririmo cyangwa se ibihe ryanyuramo mu minsi iri imbere. Insanganyamatsiko muyifate mu mutwe, gusana umubano wacu n'Imana, gusengera itorero, gukomeza urukundo no kugaruza imigisha yacu hasi inyeri zacu. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tuze guhura rero amasengesho saa 9 z'ijoro uyu munsi, dutangira ku mugaragaro amasengesho yacu y'imbaraga. Reka dusenge kugira ngo abantu bagire umutekano mu mwuka mbere yuko bafunga amaso. Witeka mwami wacu itariki y'amahanga, turagushimye turaguhimbaje mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turagusweretse aya masengesho, uzadushoboze kuyasenga, ukureho atake zo mu mwuka, ukore imyuka yose y'abadayimoni, ukore imbaraga z'ikuzimu zirwanya amasengesho mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo w'Umunyanazareti.
turasenze Uwiteka mwami iri joro abantu bagira amahoro n'umutekano mu buryo bw'umwuka mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni ziteza indwara, imitwe idakira, gucika intege masenga, iyo myuka mibi turayamaganye tuyikuyeho mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Dusabye imbaraga, dusabye ubushobozi, dusabye amavuta masha, dusabye ubutabazi muri ano masengesho mu izina rya Yesu Kristo. Myuka itera abantu mu nzozi iri joro turayihagaritse, izo atake zose zinyura mu nzozi kurwanya abantu, iyo myuka turayanze mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwuka Wera, genda ukore ibintu n'itangaza kuri buri muntu wese. Mutwikirize amaraso yawe, mutwikirize imbaraga zawe, mutwikirize ubushobozi bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amasengesho azatangira ejo saa 9 z'ijoro agasaba ku cyumweru saa 9 z'ijoro. Uzabane natwe mu tuzi tuzaba turimo, uzaba duherereye hose, uzabane natwe. Uzashyira ikibatsi cy'umuriro ku buzima bwacu, uzagaruza inyenyeri zacu zibwe. Itorero, urukundo, kujyana ubusabane nawe uzongeye kubyubaka mu buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Ababyeyi ndabasengeye, abagabo ndabasengeye, urubyiruko ruzakora ndarusengeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tuzayakora Uwiteka duhetse imiryango yacu, duhetse bene wacu. Ijambo ryawe ritubwira ngo nitwibagirwe bene wacu. Urakoze, turagushimye Uwiteka mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka amahoro yawe aganze, Mwuka wawe wera aganze, byose bisabye Imana mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen, amen, amen. Haleluya. Bakozi Imana, Imana ibaho umugisha. Reka duhure saa 9 z'ijoro mu masengesho adasanzwe yo kwiyiriza ubusa. Imana izagukiriza aho uri, Imana izakubohorera aho uri. Uzabe mwuka hamwe natwe, ikiganza cy'Uwiteka kizagukoraho ubyumva, ubutazi bw'Imana buzagukoraho mu izina rya Yesu Kristo. Wandike ibyifuzo ku rupapuro, urugumana aho ngaho masengesho uzaba uri gusenga, ubigumane mu mutima wawe, yaba ari cy'urubyaro, yaba ari cy'urushako, yaba ari cyo amafaranga, yaba ari kugaruka imigisha yawe, yaba ari itorero, yaba ari abana bawe, yaba ari urugo rwawe, uzabigumane mu mutima wawe. Hanyuma tusasengana Imana, kandi hari ikintu izakora. Imana izatwinjira amashimwe akomeye nyuma y'ano masengesho. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Kandi like, comment zanyu, subscribe. Imana ibahe umugisha kandi n'ibikorwa byiza tuzabikore muri ano masengesho. Usome Yesaya 58:6-7 na Matayo 25:3-1. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Shalom, shalom, shalom. Ihanganire iryo joro n'icyo gicuko, mu gitondo hari amanywa. Ihanganire ibyo bihe by'urugaryi, imbere hari iki? Hari isarura, hari menshi. Ihanganire iyo situwasiyo mbi urimo, ubwo burwayi, ibyo bigeragezo, izo ntambara, ayo magambo, iyo nzara, ubwo bukene, ayo madeni. Nta kintu kijya igihora uko kiri. Ubuzima ni ikintu kiri changeable, ni ikintu gihindagurika. Ubuzima cyangwa se ibihe birahindagurika. Abantu twese benshi cyane tuvuga kandi tukagaragaza ko twanga Satani mu magambo, ariko ibikorwa dukora bibi byo bigaragaza ko tumukunda urwo gupfa rwahebuje. Kandi koko ni nako kuri, ibikorwa biruta amagambo. Aho kubwira umuntu kenshi ko umukunda, ahubwo ukwiriye gukora ibikorwa bigaragaza ko